icya mbere nabashije kuvuga nuko intumwa ikwiye kuba yarabonye Yesu mu mwimerere w'ijambo ikamutuma ikamwohereza. Icya kabiri nabashije gusobanura, intumwa ikwiye kuba yarigishijwe. Icya gatatu, intumwa ikwiye gutunga umwuka uri hejuru. Yes, bakunze ibiyobokamana TV turabasoje mu izina rya Yesu aho muherereye hose. Mu by'ukuri turabakunda cyane, inama zanyu, ibitekerezo byanyu mugenda muduhereza no kudukosora. Burya bajya bavuga ngo umuntu ushaka gutera imbere akenshi yemera yuko yahatezwa no kumva abamukritika kurusha abamushimagiza. Iyo rero mutwandikira mutubwira mukosora ibi mu bigenze gutya, muba muri kudutera inkunga ikomeye cyane. Reka tubashimire aho muherereye hose. Nkuko akundira mumaze kutumenyera, urabona ko turi kumwe n'umutumirwa, ni bishop mumaze kumenyera kuyobokamana, nako ni pastor, ariko banza n'ubundi byose ngira ngo biri muri amburira imwe ntacyo bitwaye. Reka no dutangire tumusuhuza. Mwiriwe neza pastor? Mwiriwe Maguruke mu mafuti yo kukubatiza kuzamura mu byubahiro. Buriya muri gahunda mfite kabishywa ari nabyo nza kuvuga kuri uyu munsi. Muri gahunda zanjye numva ntateganya kurahirira kuba bishop, nteganya kurahirira kuba intumwa, ku mpamvu yuko akenshi izina rya bishop ni izina riri administrative cyane, riri mu miyoborere. Wowe uzava ku bupasiteri uhita uba intumwa, uzagaruka uba apotre. Ni ukuba intumwa, niwo muhamagaro wanjye. Ubuse biteganya ryari pastor? Nagiye mbipanga, ariko ni nabyo ndibuze gufata umwanya wo gusobanura. Inyito, nakoresha ijambo rinakita inyito ntikora umurimo, ahubwo umurimo niwo ukora inyito. Ubwo rero hari ibyo nabanje gushyira ku murongo kuko inyito mvuze ko idakora umurimo, ahubwo umurimo ukora inyito. Iyo umuntu agiye bavuze ngo ni minisitiri, kukwita minisitiri hari ibintu minisitiri aba akora. Ukora ibyo bintu niwe witwa minisitiri. Ntago witwa minisitiri ngo ukore ibyo bintu, ahubwo ukora iyo mirimo afite titiri, kuko ni utanariho uwundi uriho utari wowe, ntago riba izina ryawe, riba izina ry'igikorwa uhagarariye. Nicyo nabivugaho. Pastor, muratangira mwibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kuganira. Nitwa Kuradusenge Jean de Dieu, ndi Rigo representative wa The Holy Israel Church, ni itorero rikora hano muri Kigali, Nyarugenge, Nyamirambo niho dukorera. Mu rugo akaba ari ahangaha mwadusanze, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Byiza cyane. Nkuko nyine wari ubivuze ati ndumva nshaka ubundi ugiye kutubwira amatitire ubundi abakozi b'Imana bahabwa, pasteri, abaye bishop, abaye apotre. Wenda apotre mbona ari ryo riba riri, ariko buri apotre na archbishop iri bari komene. Hari imvugo nigeze nkoresha, hari amatitire azanwa aterwa na administration, hakabaho n'amatitire ibyo ntakita titire bigendana n'uko bihamagarirwa. Iyo umuntu avuze yuko archbishop aba ari umuyobozi uri kuyobora baba bishop. Rero ushobora kuba uwo muntu uri kuyobora aba bishop niwe bongera kwita archbishop bitewe nuko ari kubayobora. Nicyo nsa nkaho nabivugaho. Naho musenyeri arya buriya musenyeri ni monsenyeri ni ubundi iyo bavuze monsenyeri nuko nyine niwe musenyeri. Mu kinyarwanda cyacu barabihindura bakavuga ngo ni musenyeri, ariko ni monsenyeri. Muragira ku rwego rwo kwitwa monsenyeri ryari? Ibyo byansaba undi mwanya windi wo gusobanura kw'iyo mvugo yo igituma umuntu bashobora kuba bavuga monsenyeri. Byansaba ubundi busobanuro bwimbitse, bubasha gusobanura etymologiquement y'ikintu. Igihe cyose utagiye deep y'ikintu ngo ujye
mu mwimerere wacyo. Hari igihe umuntu ahindura ikintu, ngira ngo uribuka no mu minsi yashize hari ikintu wigeze umbazaho cyitwa itofeti. mu Butaliyani ngo hari muri bibiri ni abantu babivugaga bavuga bati burya ibyanditswe bigomba kuzasohora. Baravugaga ngo itofeti nyine aho ngaho ati niho bari gushyingura niba ngari imibiri nyine yabazize kino cyorezo. Bavuga bati rero nk'uko nyine ibyahanuwe bibivuga ati murabona ko biri gusohora. Icyo gihe nabyumvishe niwe nahingukiyeho bitavuga ati reka mbaze uyu mutambyi w'Imana numva icyo abivuga. Icyo gihe cyo koze unsezeranya ko mu kindi kiganiro ushobora kuzabidusobanurira, wenda uzaba wakoze ubushakashatsi noneho mukoze rero muradusobanurira. So mu magambo make abantu benshi dukunze guhubuka tugahita dukomfaminga ibintu sero y'izina ubonye. Ni nacyo ubushize nari ndi kukubwira ngo igihe cyose utagiye mu mwimerere wa rya zina ry'ahantu kuba urisanze muri Bibiliya ugasangamo amagambo afite icyo apfana n'ayo uri gutekereza, ntibihita bivuga ngo ni iki. Iyo ugiye mu ijambo ugomba kuvuga ngo ninde uvuga, ukibaza ninde ubwirwa. Nyuma yo kwibaza ibibazo byose bishobora kuba byakomoka muri ninde, ugufata ikindi point ivuga ngo ni ryari, kongera kuvuga ngo ni hehe. Ibintu bigera muri 6 umuntu yibaza ku murongo nibyo bikwemeza yuko ukwiye gushyiraho akoro cyangwa icyemezo kivuga ngo ibi bintu nibyo. Nk'ubwo iyo ugiye mu mwimerere wo magambo wari uri kumbwira yo muri Yeremiya 7:32 avuga uburyo hazuzura itofeti, uyu munsi hari kuvugwa ko ni muri Itali. Ariko mu mwimerere waho Yeremiya yari ari kuvuga ni muri Isirayeli. Rero nusoma Yosuwa 15:8 barahagaragaza ko ari mu gihugu cyari Yerusalemu. Ukajya ikusi cyangwa iburasirazuba bwaho ntusanga agace ka Yebusi. Wajya nanone iburengerazuba ukahasanga ibindi bintu bitandukanye ntahita nsobanura nonaha. Ariko icyo naringamije kuvuga yari umusozi uri muri Isirayeli, ntago ari umusozi uri muri Itali. Iyo ni point imwe. Icya kabiri yari umusozi Imana yihaye yafashe mbere. Nimuba muri gusoma kuvuga muraza gusoma mu gitabo cya Yeremiya 33:3 kongeraho ni by'umwihariko abami ba kabiri, igitabo cya kabiri cy'abami 23:10 hakwereka ko ari quartier Imana yari yarihaye ku giti cyayo. Iyo ni quartier yari ifite, ni naho Yeremiya yagiye guhanurira n'umusoma muri Yeremiya 19:14. Yeremiya niho yari ari guhanurira. Ahari ari kuhahanurira ntago yari miriye iri muri Itali, we yari ari muri Isirayeli. Icyo ni ikimenyetso kivuga ngo ibyo Yeremiya yari ari kuvuga biratandukanye. Ahubwo wambaza ngo kubera iki yavugaga aho hantu. Hari umwami w'Abisirayeli bitaga Ahazi, muraza kumusoma nanone mu gitabo cy'ingoma za 2:28 3:3-6. Aho nimuba muri kuhasoma muri buhasange uyu mwami bita Ahazi yari umwami w'Abayuda waje gukunda kwimika imana z'abanyamahanga, by'umwihariko ajya dipu y'Abisirayeli. Bituma akurikiza atagendera mu mategeko y'Imana ya Dawidi sekuruza, ayoboka izindi mana. Ayobotse izindi mana yabavugaga ibihano byari biriho, kuko yari yarayobotse imico yo gutamba abahungu n'abakobwa. No mu Bashinwa mu bita Kwame Nkrumah mu gihe amaze amezi 6 habonetse ubwigenge bwa Ghana, kuko bwari babubonye ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu, 3 z'ukwa gatatu. Nyuma y'amezi 6 ku itariki 16 z'ukwa 12 habayeho igiterane kibayo. Ahamagarira abantu batandukanye, abahamagarira kuvuga ngo uyu mugabane wa Afrika wacu ugiye kuba umugabane wa Gikristo. Ariko bashwanira kwibaza ngo ninde tuzajya tuvugiramo. Habura umuntu
itorero ry'icyo gihe ryacitse intege, ribura uwabasha kurihagararira ngo ahagarare mu cyuho ajya avugira muri rusange. Kandi iyo challenges n'ubu iracyabaho yo kuba itorero rikena umuntu rivugiramo akabavuze mu ijwi rya twese. Icyo kibazo rero cyaravutse bituma Kuruma areka gukomeza araribaza ngo niba abantu bananiwe gutahiriza umugozi umwe ni gute bakubaka igihugu kimwe cyangwa Afurika imwe. Bituma bivamo yinjira mu bintu by'indi mico yo byo bitaga kakayame, naho bagiraga iyo mico yo gutanga abahungu n'abakobwa. Afurika yinjira mu bintu by'imizimu gutyo. Rero icyo gihe nimuba muri gusoma uwo mwami Bitazi nawe yagize uwo muco wo gutamba, Imana irarakara. Ibyo ntiyabivugaga kuri Itari, ahubwo yabivugaga ku Bisiraheli. Muze no gusoma munsi yaho uruhaza habe munsi habe no hejuru, hagerageza kwerekana ni bifu Imana yari ifitanye n'Abayuda. N'Abayuda nyirizina, ntabwo yari yifitanye n'Abanyayitari. N'Abayuda byari abahanuzi baba yaratumweho batandukanye, yarangije kugomera Imana. So nkarangiza mvuga ngo kuba imisozi yakitiranwa, kuba ibintu byakitiranwa, ntibiba bikwiye yuko duhita dushyiraho icyemezo cyangwa ngo twanzure ngo ni iki ngiki cyasohoraga. Gusa nicyo numva nabisubizaho, n'undi uri bubashe gusoma izo verise zitandukanye zirakurangira yuko ibyavugwaga atari Itari ahubwo yari Isirayeli. Abantu barasobanukiwe. Pastor, reka noneho tuve Itofeti rero yo muri Isiraheli. Abantu barabisobanukiwe yuko havugwaga ari mu Isiraheli atari mu Butaliyani. Reka tuve kuri icyo noneho tujye kuri cya kirero twatangiye tuvuga rero. Sasa ubundi ninde ukwiriye kuba intumwa y'Imana? Ni muntu ki? Ni icyo agomba kuba yujuje? Uratangira utuganiriza kugira ngo abantu bajye basobanukirwa amatitire abakozi b'Imana bahabwa, cyangwa dushobora kuza gusanga wenda hari ababyitwa batabikwiriye, hari nabo batabyita wenda babikwiriye. Byose murabisobanukirwa muri iki kiganiro tugiye kugirana n'uyu mukozi w'Imana. Yego, ndanezerewe kandi ndishimye. N'iki cyari mu bindi bintu nari nemeye kuzasubiza. Mvuga ko icyo ni kimwe ndangije urusubiza, n'iki ndagerageza kukivuga, ariko cyo kiba kiri buzemo utuntu twinshi dutandukanye, ntabwo cyaba ikintu usubiza mu mwanya muto, dore ko nababwiye ko nzagerageza kubabwira ibintu 12 intumwa igomba kuba yujuje. Intumwa igomba kuba yujuje, kandi mbonereho no kubibwira undi muntu waba yitwa Kariyo. Ntago ibyo nge mbivuga mfite umushinga wo kugira ngo ngire uwo nsenya cyangwa ngire, ahubwo mvuga ngira ngo we witwaga ikintu use nacyo, ugerageze umenye ko ni gute Bibiliya ibivuga, kugira ngo ubashe gusa n'icyo witirirwa. Nicyo numva nabivugaho. Umwimerere rero w'ijambo bita apotre cyangwa aposo, bitewe n'ururimi waba ukoresha, cyangwa intumwa mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda, umwimerere cyangwa etymologique y'iri jambo rikomoka ubundi mu rurimi rw'Ikigiriki, biba biri kuvuga nabyita apostisi cyangwa aposis. Iyi apostisi ubugendeye kuri dictionnaire yo bita Wikipedia niyibasha kugaragaza ayo magambo yose uko ngiye nyavuga kuri iyo dictionnaire, ni ukuvuga ngo ni envoy, ni ukohereza cyangwa misiyo. Niwo mwimerere w'iryo jambo ugiye kujya mu mwimerere waryo, nicyo biba bivuga. Ariko ubwo ugendeye kuri dictionnaire ya Wikipedia cyangwa D'Italia, nizo zose zigaragaza yuko ni ijambo rivuga koherezwa cyangwa misiyo umuntu yahawe, niyibasha gutuma ahinduka intumwa muri rusange. Ariko ugiye kureba ku yindi dictionnaire yo bita Internato yabashije gukoreshwa na Eglise Catholique yo muri France, yo ukisobanura isobanura intumwa ifite ikispecializa kuri 12 zo Kristo yatumye. Naho ngaho ibasha kwispecializa kuri 12 gusa Kristo
yatumye. Niyo mpamvu iyo umuntu agiye kuvuga ikintu ashobora kukidefanda a fonction y'icyo yakoresheje cyangwa aho yagiye, aho yabashije kunyura, akaba ariho habasha kumwuriyanta. Iyo ugendeye rero bo iyo bayisobanura hagarukamwo icyo bita dikopedia. Dikopedia ni ijambo naryo rikomoka aho ngaho, riba rivugamo image. Bo bakadefinisa yuko impamvu yo gufata izo 12 niyo dikopedia rigira icyo ripfana no kuba iyi image, no kuba warabonye ishusho ya Yesu Kristo. Icyo akaba ari cyo gituma bispecializa kuri za zindi 12. Noneho rero mu mwimerere wo kuvuga intumwa ni umuntu ufite kuba yaroherejwe, icya kabiri, cyangwa afite mission yoherejwemo. Umwimerere wayo ni ukuba ni envoyé cyangwa ufite mission, ufite mission ubashije kuba waroherejwemo. Ibyo nari mpivuze ngira ngo umuntu abanze yumve etymologiquement y'icyo twakita apostle, ariko nujya kuri bibliquement igendanye nanone na Westphalian mu kubaza amateka, ubwo ni muhagera mu 1600 ugiye mwaho bongera kugaragaza intumwa nk'umuntu wizeye ukamwohereza. Nicyo muri bibliquement cyangwa mu buryo bugaragara n'uwizewe akoherezwa. Ariko muri abo bose urumva hari ikintu n'abo bose babasha guhuriraho, nuko woherezwa, nuko bakohereza uba watumwe. Nubwo umuntu ari bugaruke cyane atatakaza ririya jambo rigendanye na dikopedia rivuga image, kuba warabonye. Nubundi ngewe ni nayo point ya mbere nshaka kubwiraho abantu, ntibishoboka yuko umuntu ashobora kuba intumwa atarabonye Yesu. Iyo ni point y'ingenzi mwumva namwe ifite ikipfana na etymologiquement y'ijambo. Nuko umuntu agomba kuba yarabonye Yesu. Kubona Yesu nitugendera kuri uwo mwanya, benshi bari buhite bambaza ngo none se wa mupasiteri we, uyu munsi abo turi kubona kabiswe nabo ngabo babasha kuvuga ngo nta bandi ni eglise ikomotse ku ntumwa gusa, nta bindi, uyu munsi intumwa ziriho zibasha kubona Kristo. Nujya mu mwimerere w'iryo jambo kuba barabonye Kristo, impamvu nanjye nkemeza ko umuntu akwiye kuba yarabonye Kristo mutahuye ngo agutume, nta mpamvu yo kutubwira ko wabaye intumwa. Rero niba mbashije kuba Kristo atagutumye ngo mubonane agutume, akohereze, aguhe misiyo, akubwira ibyo ugomba gukora, nta mpamvu yo kuba intumwa. Rero uyu munsi ugiye kubyita titire akashaka kubyitirira nka titire, ntago ari byo, ari bube titire. Biri busabe yuko ahubwo kuba ufite umuhamagaro w'ikintu uvuganye na Kristo akakohereza kugira ibyo ugomba gukora, icyo nicyo cyonyine kikugira intumwa cya mbere. Icya mbere kikugira intumwa ukwiye kuba warabonanye na Kristo. Wambaza ngo mbese ibyo wowe uri bushingire kuki? Ndashingira yuko na Paulo nta eglise nimwe uri bwumve ya gikristo itagira ubushobozi, itumva ko Paulo ari intumwa. Ariko mu butumwa Paulo abasha kuvuga, nago Paulo nunasoma mu Bagalatiya rimwe yabaye intumwa, ari kuvuga ngo ariko nge ndi kugirwa intumwa. Mwibuke yabanze kwangwa na bundi kuba intumwa, baraguseleksionaga bakakwemeza. Mu byo ibyo ngiye mvuga ni ibintu bagenderagaho ko wabonye Yesu. Noneho eglise locale cyangwa eglise y'i Yerusalemu yari yobowe na Petero na Yohana na Yakobo, baguhaga urwandiko rugukonfaminga nk'umuntu wigishijwe ku mubatizo, kugaruka kwa Yesu Kristo n'ibindi. Bamara kukwigisha bakagukonfaminga, bakakwemeza, bakaguha icyo uyu munsi bita ngo ni recommandation. Urebe ugiye kuva kuri eglise imwe ujya ku yindi, hakenerwa mw'icyo kintu cyitwa recommandation. Noneho rero icyo nicyo babashaga kurebaho. Paulo nusoma mu Bagalatiya
aho za rimwe rimwe agerageza gusobanura yuko ko kuba intumwa kwe we ntabwo ari umuntu wabashije kumwohereza, ahubwo kuba intumwa usabwa icya mbere kuba warabonanye na Kristo ubwe ku giti cye, akaba ari we guselekisiyona. kabone niyo habanza guselekisiyonwa n'Imana ku giti cyayo, ubundi bikazaba public ari uko kubw'ibiganza by'abakuru tutagomba kwirengagiza. Mu magambo make navuga ko kuba intumwa ukwiye kubanza kumenya ko ikintu cya mbere cy'ingenzi muri byo mu kuba intumwa ni uko ukwiye kuba warabonanye na Yesu. Mutarabonanye akaguha misiyo, akakubwira icyo ugomba gukora. Narindi kukubwira ngo uyu munsi hari ibyo nyishyira ku murongo kw'iyo point, nzi impamvu mvuga ngo nibyo byanjye. Mfite ibintu nahamagariwe kuko ngewe itorero ryambyaye n'ubu nkireferaho nyigira gute ni Eglise y'inkuru nziza. Narahamagawe mvugana nijuru, ndasobanura muri Eglise mvukamo, sobanura impamvu z'umuhamagaro, bampa amezi 6 ndenza 2, mbona guhaguruka mpaguruka kandi ntabanje gusenyura iby'iwacu. Benshi ni nayo challenge bakunze. Ntabwo uramutse Imana iguhamagaye, Imana ntabwo ihamagara abantu, Imana ihamagara umuntu. Ni ikindi kintu abantu bakwiye kumenya. Ntabwo Imana ihamagara abantu, iguhamagara umuntu. Noneho iyo imaze kuguhamagara ahubwo ikugenera abafatanyabikorwa. Rero kugira umuntu abe intumwa birakwiye yuko ahura na Kristo, yamara guhura nawe akamuha ibyo agomba kujya gukora. Ntangira Eglise nshumbye ya Israeli, hari ibintu bibiri nzi mpamagarirwa: kuringaniza ibyanditswe byera n'imbaraga z'Imana. Suko nabishakaga, kuko iyo nza kuba ndi umuntu washakaga, even n'izina twitwa singe warishatse, niko Imana yabishatse ibipanga gutyo, iriduha ku mpamvu zayo, inatubwira ibyo tugomba kugenderaho. Ni nayo mpamvu uko bucya bukira mama nibaza ngo mbese turacyari mu musimamo w'iyaduhamagaye, kuko itorero rishobora gutangizwa n'Imana kuko ingoma n'eshatu. Hari ingoma ya Dawidi, hari ingoma ya Abusalomo n'iya Sawuli. Izo ngoma uko ari eshatu zifite ikibiranga. Ni nayo mpamvu n'amatorero n'uyu munsi ari 3. Iyo bavuze ingoma ya Sawuli, ni ingoma yatangijwe n'Imana ariko ntiyakomezanya nayo, kuko uwo bita Sawuli yafashe imyaka 2 yo gukora neza, mara n'imyaka 38 Uwiteka yaramuciye ku ngoma, ariko ntiyakomezanyije n'Imana. Ni cy'ingenzi yuko umenya ko hari itorero ribasha guhaguruka rigatangizwa n'Imana kimwe n'ibindi bintu, ariko ku mpamvu z'inyungu z'isi n'ibihe rya torero ntiribashe gukomeza umuhamagaro ryari rifite cyangwa ngo rikomezanye n'Imana. Ingoma ya kabiri ni ya Dawidi. Dawidi ntiyigeze agira ibintu akora yitwaje experience cyangwa ubunararibonye. Icyo yajyaga gukora cyose yireferaga ku Mana, akayibaza ngo mbese ngende mpaguruke ntere uzagendana nanjye. Ntiyitwazaga icyo ari cyo ngo icyo ko yahamagawe mu minsi yashize, ahubwo yahamagabaza Imana ngo mbese turacyari kumwe. Ingoma ya Abusalomo yo nta Mana yayishyizeho, anapfuye nta mwijuru nta kiriyo cyabaye. Ni nakamacacizi ariho mu gihe gisa nk'iki nayo agomba kuba ari muri izo ngingo zigera muri 3. Harayabasha gutangizwa n'Imana kubw'impamvu z'ubuzima n'impamvu zabo bwite, bakaba bayimura, Imana ntizangirwane agakomeza, ariko barayimuye hari ibintu bimitse muri bo bakayimura, Imana ikabihorera ikabareka bagakomeza. Hari n'amatorero abasha gutangizwa n'Imana ariko agahamagira ishyaka ryo kwibaza niba Imana ikiri hamwe nabo. Icyo ni icy'ingenzi. Cya gatatu narimvuze, hari n'ayatangira ijuru ritayatangije rikavuga ati ku mubiri wanjye havutseho kanseri. Kuyiye mpamvu atangijwe nuko nta Mana imubwiye ngo tangira, ahubwo ahuye nanjye nambaye ikoti, ahuye n'undi ahita avuga ngo okay, ngo uyu muntu muzi yakennye, ubwo bimeze gutya akabyita business, agahaguruka ku mpamvu ya business. Abo ni ba Abusalomo. Izo ni ingoma 3 mbashije kuvuga. Izo ngoma rero zose uko ari 3 kugeza kuri uyu munsi n'ubu nizo ziriho. Rero iyo umuntu agiye kuba intumwa, icya mbere uhura n'Imana nk'uko
nabivuze Kristo akakwihera inshingano akakubwira ibyo ujya gukora nkuko mvuze ngo yamaye inshingano zo kuringaniza ibyanditswe byera n'imbaraga z'Imana kuko ahantu henshi usanga ibyanditswe bakena imbaraga akenshi niyo tudevelopinze logique cyane tukazamura ubumenyi usanga benshi bashatse kubuza kubaho kw'Imana aho hantu bagashaka kudevelopinga igice kimwe ikindi kigatakara bakavuga ko yera bagahakana imbaraga kubera iki ba developte logique hari na eglise zimwe uzasanga babyina gusa ariko nushaka ibyanditswe byo kubarera ubiburi rero Imana twiduhamagara yari ifite umushinga wo gukora equilibre cyangwa kuringaniza ibyanditswe n'imbaraga z'Imana niyo mpamvu mvuga ngo mu gihe gikwiriye cy'ibyo ndi gutegura niwo murimo wanjye niwo nahamagariwe kandi mbonereho kuvuga ngo ku bantu babashije gutunga umuhamagaro even nubwo ushobora kuba utaraba public ngo abashe kubigaragaza muri physically iyo utunze umuhamagaro Kristo akaguhamagarira ikintu nimusoma mu gitabo igitabo cya mbere cy'Abakorino kuri iyi point ntayivuga bikitwa ibyanjye akenshi nanga kugira ibintu mvuga bikagaragara nkaho ari ibyacu turebe muri iki gitabo Abakorinto turi busoma Abakorinto igice cy'ikenda tuze guhera ku murongo waho urwa mbere rw'Abakorinto 9 ndaba nsomye umurongo wa mbere wonyine haranditse ngo mbese sindi intumwa mbese 9 mbese sindi uw'umudendezo sindi intumwa sinabonye umwami wacu namwe ni muri imirimo ni muri umurimo wanjye aho uri kubyumva icyo yavuze ndi intumwa bishingiye kuki nabonye umwami wacu nimusoma aha 12 hagaragaza ngo nzi umuntu wo muri Kristo Yesu wazamuwe akajyanwa mu ijuru rya gatatu ngo asize imyaka 14 ngari mu mubiri simbizi ngatari mu mubiri simbizi bizi Imana ngakumva ibyo abandi batumva kare ibyo abandi batareba Paulo mwese murabizi anahamagarwa mu muhamagaro we Ananiya ajya kumubatiza yahuye na Kristo ubwo aramutangira ari mu nzira y'i Damasiko ni icy'ingenzi kuvuga ko ari intumwa akwiye kuba yarahuye na Yesu Kristo yamutabonanye ngaguha inshingano igihe cyose uzahura n'ibibazo kandi bizakugora kumusanga no kumutakira kuko atakwangaje ni icy'ingenzi ko ukwiye kuba atarakwangaje uzagira ibimwaro byo kujya kumuhamagara ngo mbese biragenda gute ibyo watangije siwe wakubwiye kubitangiza wariturumbuye ku mpamvu zawe bwite ubitangiza atari ibyawe ni icy'ingenzi yuko rero ukwiye kuba warabonanye na Kristo yarangiza akakwegurira umurimo rero twubatse ku rufatiro kandi nanone twibutsa abantu itorero ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi nimusoma Efeso 2:20 murabihasanga na urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi byo rero hari ikintu kimwe nshaka gusubiza nkiri no kuraho kuri iyo ngingo kuko ibiriho byinshi abantu bibaza Bibiliya nimusoma mu gitabo cya Efeso 4:11 harabisobanura igira bamwe kuba intumwa abandi kuba abahanuzi abandi kuba bigisha abandi kuba abungeri abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza ministeri uko ari 5 nimusomaho murabihasanga ntago yari umurimo nubwo isi imaze kwica ibintu by'Imana ntago ubundi yari umurimo nkuko isi yabipanze isi imaze kwica ibi bintu gute yabigize administrative ibyita ko umuntu azaba umuvuga butumwa yakomeza kwakserera agahinduka umwigisha yakomeza kwakserera agahinduka umwungeri yakakserera agahinduka intumwa ariko niba mwe wankurikiye uze gusoma neza igira bamwe kuba ushobora kuba utaraba ikintu Imana ikakurekera gukora cya kintu ikagwa n'amavuta yo gukora cya kintu ariko ku mpamvu z'ukiguhamagariye itegereje kuhingukamo ikakurekera gukora umuhamagaro w'ikintu rero ni icy'ingenzi yuko umuntu amenya yuko umuvuga butumwa atari umukozi w'abapasteri nicyo nshatse kuvuga ni icy'ingenzi yuko abantu babyumva babisobanukirwe ntago umuvuga butumwa ari umwana w'abapasteri
ahubwo ni imihamagaro itandukanye kandi buri wese ufite uko ugomba kuba ufunkisiyona. ariko isi ko igenda icuyisha ibintu, ibyigisha umuvugabutumwa kagomba kuba ari umwana cyangwa ari mutoya, ikigisha yuko nyuma yo kuba umuvugabutumwa uri bube pasiteri, nyuma yo bamba uri bube mwarimu ukaba umwigisha. Ibi byose bitandukanye n'umuhanuzi nka minisiteri. Umuhanuzi nka minisiteri atanira he, igira bamwe kuba abahanuzi. Umuhanuzi nka minisiteri, iyo umuhanuzi nka minisiteri agendana n'ijambo rya gihanuzi, umuhanuzi nka minisiteri akagendana n'ibimenyetso bya gihanuzi. Ariko urugero, nusoma amateka y'uwo bita Sawuli, yahingutse ahantu hari umwuka wa gihanuzi. Environment yari arimo yari iya gihanuzi. Kubahanuzi abakozi b'Imana banyumve neza, ni nayo mpamvu usanga iyo uvuze utyo nyamana abantu bose bakavuga ngo ndi umuhanuzi, bagahagarara ati ndi umuhanuzi. Ariko sinjye ubitanga, sinanjye ubigena. Ariko umuhanuzi ukwiye kuvuga yuko ari umuhanuzi, ni umuhanuzi nka minisiteri, si ufite umwuka wa gihanuzi cyangwa umuntu wahayanuye kubera ahantu hari umwuka. Reka mbahe nk'urugero, nk'aha mu Rwanda siho mvuka ngo bibe intandaro yo sindi kuhatangira publicity, si impamvu z'uko mavuka. Akenshi nk'iyo ugeze nka za Cyangugu, Icyangugu haba umwuka wa gihanuzi. Nahabaye nk'amezi 6 nabihamya. Nagiye mbona utwana dutoya, ugasanga turi kukubwira ngo ngo mbonye isayi imbere yawe, undi akongera akakubwira ngo iwanyu haba imbwa nyinshi. Akaba n'akana gato kakaguteza abantu katazi icyo bisobanuye. Ariko ubuzima abayemo akenshi environment arimo ni ya gihanuzi. Izindi nce nyinshi zigiye zitandukanye uzasanga nka eglise imwe uhasanga umwuka wa gihanuzi. Ariko akenshi nabonye ahantu henshi bikunze gutyo bigira icyo bipfana ngo n'ububyutse bwaho ngaho barimo. Impamvu nkoresheje Cyangugu, ngiye siho mvuka, papa avuka Igitarama, mama kavuka Ikibungo. Ntabwo rero abanyumva banyumve neza gukoresha umwuka wa gihanuzi. Nendaga nsobanure ko hari igihe environment ushobora kuba urimo igufacilitatinga kuba wahanura ariko utariwe. Nicyo nari nshatse gusobanura. Pastor, none reka tuve kuri iyo ngingo ya mbere cyangwa kimwe cya mbere mu biranga intumwa, tubwire n'icya kabiri. N'ubundi tuzajya tugenda tubyiga etape par etape kuko ni birebire, kandi ashaka ko ibi bintu ko ari 12 intumwa igomba kuba yujuje. Byose tugomba kuzabyiga kandi tukabisobanura neza. Dusobanura n'ikindi cya kabiri, wenda ducyure bibiri. Reka ngerageze mvuge no ku kindi cya kabiri ku mugani wawe. Tuzajya dufata umwanya tuvuge kuri buri point, kandi namwe hari ikintu cyiza wigeze uvuga mu ntango. Uravuga ngo bakwiye kwandika bakatubwira, kandi tunatanga nomero kugira ngo ibintu tuvuze ntubisobanurikirwe, usobanuze kugira ngo n'umuntu nahagarara mu kintu umenye ngo mbese iki kintu ni iki. Ingingo ya kabiri igira umuntu kuba intumwa ikwiye kuba yarigishijwe, ikwiye kwigishwa. Ntago ari umuntu uhuruduka ngo ahita ahinduka intumwa uko abishatse. Ugomba kuba warigishijwe kugira uhinduke intumwa. Abantu benshi uzumva bari kukubwira ibyiciro by'intumwa za Yesu Kristo. Icya mbere, muzanshakira intumwa mwigeze mumenya yaba itari yarizi kwiga bisanzwe. Ndi kuvuga ngo ibizi gusoma, ibizi kwandika. Ntibishoboka yuko rero ukwiye kuba waba intumwa utarigishijwe. So mu buzima bugaragara, Kristo yamaranye n'abigishwa be cyangwa n'intumwa ze, yamaranye nabo igihe kigera mu myaka 3 n'amezi 6. Muri iyi myaka 3 n'amezi 6 ari hamwe n'intumwa, yarazitojeje, arazigisha. Intumwa rero icya kabiri bakwiye kumenya, intumwa ikwiye kuba yarigishijwe, izi byanditswe. Ntabwo ikwiye kuba ari umuntu uhuruduka ngo ahita avuga ngo yabayeyo. Akwiye kuba afite ibyanditswe,
azi ibyanditswe yarabyigishijwe mu muco w'iryo torero narindi kuvuga ba Petero cyaraziraga kugira baguhe rekomandasiyo ni inyigisho wabaga urangije ntago wahurudukaga ngo bihite biza wabaga warigishijwe akenshi igihe cyose wiswe kuri intumwa ni gute umuntu ashobora kuba yaba intumwa atazi amateka y'itorero ntibikunda ubwo se intumwa Imana kankoresha imvugo ntitwaje ko hari uwishobora kubangamira Imana ndabyemera ihamagara injiji ariko ntigikoresha injiji irazihamagara ikazigisha ikazituma ibasha kuguhamagara urinjije ariko ntigukoresha urinjije ntabwo rero ushobora kumbwira ngo uzahinguka ahantu utarigishijwe ngo umenye ibigendanye ukwiye kuba uzi ibyanditswe byera utabifiteho amakuru ahubwo warabyinjiye dipu intumwa rero ikwiye kuba yarigishijwe nicyo naringamije kubivugaho uwatangije icyo nakita protesta uwo bita Martin Luther hari ikintu yaravuze ngo teoloji cyangwa iyobokamana ari nayo televiziyo turi gukoreraho yaravuze ngo teoloji ngo ni ikibonezamvugo cya mwuka wera niko yabivugaga teoloji ni ikibonezamvugo cya mwuka wera niki yashakaga kuvuga yashakaga kuvuga yuko igihe cyose udafite teoloji uzawubeshyira ni ikibonezamvugo uzavuga ibitari byo uzawubeshyera uzawuhimbira rero akoresha iyo mvugo avuga ngo teoloji ni ikibonezamvugo cya mwuka wera rero ndatanga ibyanditswe bitandukanye bidefanda ibi nk'uko nagiye mbivuga muri busome urwa kabiri rwa Timoteyo 2:15 ni cy'ingenzi yuko ukwiye kuba intumwa akwiye kuba yarigishijwe ntago umuntu ahuruduka ngo ahinduke intumwa nimwongera ugasoma ku rwa mbere rw'Abakorino 1:5 hari icyo habivuga urwa kabiri rwa Timoteyo 3:15 hagerageza gusobanura uko umuntu ahamagawe kandi n'umumaro w'uko umuntu akwiye kuba yigishijwe kugira ngo abashe kuvuga ibintu by'agakiza ka Kristo atabivanze nagiye mbona abantu benshi umuntu agahura n'umuntu akamubaza yamubaza ngo ese impamvu nyamukuru y'ibintu yamubaza nsobanura uburyo Kristo ari Imana ugasanga ntabyaze nsobanura iki kubera iki ngo yujujwe ngarahanura hanuye atangiza umurimo atangije umurimo ngabagize gute intumwa etire umuntu wabaye intumwa akwiye kuba ari umuntu wagize igihe cyo kwiga akigishwa agatozwa kugira ngo atazabeshyera mwuka wera iyo utigishijwe urayoba kandi akaga gakomeye uyobana nabo uyoboye ni cy'ingenzi yuko niba aha mwisi wenda reka nkoresha uru rugero jo ushobora kuba wakigira imodoka mu rupangu cyangwa mu kibuga mbese uzi impamvu kuki leta ikiraho perime ebyiri ugatunga provisoire iri dipu muri teori kugira ngo umenye amategeko y'umuhanda ugire gute nicyo babanza nyuma yaho bakajya kukwigisha imodoka ariko uzi amategeko y'umuhanda n'indege nuko n'indege niko usanga byagenze hari ibyo ubanza kwiga biri teori ukaza muri pratique mbere muri pratique ukazamo nyuma none esheki ikomeye iriho ni uburyo umuntu aba atarigishijwe uwo mwanya utarabashije kuboneka ngo yigishwe ariko ngahabaye intumwa akaba nahinguka ahantu atari bubashe gusobanura ibigendanye n'ibyo abakristo bamubajije hatandukanye iyo mbonero kuvuga iyo wabaye intumwa haba hari imirimo itangaje ugomba kurangiza ibaze rero kuba bagiye kukubaza ibintu ugasanga nta makuru bifiteho nta makuru ufite kandi ari amakuru asanzwe y'akazi uhagarariye mu kigwi cya Yesu Kristo niko Bibiliya ivuga turi intumwa mu kigwi cyande cya Yesu Kristo noneho rero cyabigitangaza uramutse nta uhurudutse ubu ugahita utazi amategeko y'umuhanda ngo nuko nakwigishije imodoka ugahita ujya mu muhanda nta cyapa cya sanse nikuzi ntacyo uzamara abantu kwiye mpamvu
ibyo kuba utabizi ntibikwemereye kujya mu muhanda. Nkaboneraho kuvuga ngo umuntu ufite ibyanditswe bike ntiyakagombye kwisipesiyaliza ngo anatinyuke kuvuga icyo ntiwanakemeye yuko bakwitirira intumwa, kubera yuko ibya Kristo nturabimenya neza n'ubushobozi bwo kubisobanukirwa muri wowe bubaye buke. Intumwa ikwiye kuba izi byanditswe. Ni nayo ritime, dore yuko tuvuze ko tugiye kuvuga bibiri tugasoreza bene aho, ni nayo ritime leta yashyizeho. Abantu bamwe bakunze kwibwira ko mu minsi yashize hagiye habaho iby'insengero zafungwaga zitari zujuje ibisabwa, ariko ubu baduhaye ritime ingana n'imyaka 5 bashyizeho, kugira ngo iyo myaka 5 utizi abe yarizi, ave muri systeme, abe mu bintu azi, ntabeshere Mwuka Wera. Nta kindi bariho, ni ukugira ngo ibyo uba mu bubizi, we kubeshyera Imana ngo niko yakubwiye, ariko habayeho kuyoba kwawe ukabeshyera Imana. Nihuse rero nashakaga kugira ngo tuvuge dusatira aho twendaga gusoreza, ubundi tuzafata umwanya tugerageze kwihuta tuvuge no ku bindi. Ariko wenda pastor utararenga aho ngaho usatira umusozo, buriya udukurikije wenda ibyo bintu bibiri utubwiye, wenda mbinteye n'amatsiko yo kuzakurikira n'ibindi 10, ari nabyo mbwira abakunzi b'iyobokamana TV ngo ntimuzacike gukurikira ibindi bintu 10 intumwa y'Imana igomba kuba yujuje. Buriya duhereye kuri ibyo bibiri, umuntu agirwa intumwa nuko yimitswe n'umuntu cyangwa agirwa intumwa nuko yahamagawe n'Imana? Duhereye wenda ku ibyo bintu bibiri maze kuvuga, kuba intumwa ni umuhamagaro w'Imana, ni umuhamagaro w'Imana. Ahubwo iyo Imana iguhamagaye iragutegura ikagushyira, nibyo narindi gusobanura, iragutegura, yarangiza mu gihe gikwiriye iragupreserva, ikurindira ahantu mu gihe gikwiriye, ikakuvanaho ikagushyira ahagaragara. Umuhamagaro nujya kureba na ba Dawidi n'abandi, basutsweho amavuta, nyuma yo gusukwaho amavuta basubira mu ishyamba, bagira gute? Kubera iki? Imana iri kubategura kugeza umunsi nyamukuru wo gushyirwaho amavuta ngo werezwe cya kintu ku mugaragaro. Ndaguha urugero. Uyu munsi hari umushumba mukuru wo muri Zion Temple ya Rusizi, aje inshuro zirenga 2. Hari n'umunsi yaje akora igikorwa cya gihanuzi, yansuka amavuta ngo ni iki kikubujije gutangira ngo winjire mu muhamagaro w'iki. Ariko ngewe nzi yuko hagati y'aho Imana ivugiye n'aho isohoreza habamwe urugendo. Nikingenzi ko mbanza kuvuga ngo mbese ubundi ibi byo bimaze kuzura, nkagomba kuvuga ngo hari ibyo ngomba kuzuza. Niyo byo nusoma hamwe nigeze nsoma, Paulo yarabisobanuye, aravuga ngo niyo ku bandi nta bintumwa, ngo kuri mwebweho ndabayo. Nimusoma hari urwa mbere rw'Abakorinto 9:2, yarababwiye uti yaramaze abandi bari babimenye yuko ngo mu bantu babonanye na Kristo atarimo, Abikorinto. Agarutse aje kwavuga ubutumwa uti twarakumenye ntiwongera kudutuburira. Niyo ho yarari kwisobanura, hari yarari kwisobanura uti twarabimenye mu ntumwa Kristo yasize ngo wowe nturimo. Rero ntabwo uri budutuburire ngo utubwire ngo uri intumwa, wowe nturimo, ahubwo dutegereje intumwa zatumwe. Niho yarari kubasobanura ngo niyo ku bandi ntari bubeyo, ngo kuri mwebwe ndabayo kuko muri imirimo y'amaboko yanjye. Aho nzabisobanura, wenda ndi gusobanura ku ngingo nk'iya 4, isobanura iya 4 cyangwa iya 3, isobanura yuko ubundi nzabisobanuraho umwanya uhagije. Ariko nari nshatse kuvuga yuko intumwa ikwiye kuba yahamagawe n'Imana. Uhamagarwa n'Imana mu gihe gikwiriye, ibyo yakubwiye badahari, ibyo yakubwiye batumva, ibyo mwavuganye nta muntu uhari, ikabikonfaminga imbere y'abantu. Ariko daboro ugomba kuba wahamagawe n'Imana. Ndiho narindi gusatira mvuga ngo rero kandi ukwiye kwigishwa. N'ikintu mu minsi yashize nibyo narindi kuvuga. Buriya igihe kimwe nusoma ibyakozwe n'intumwa 12, urahasanga umugabo bita Petero ngo yararaye azapfa mu gitondo. Ngo mu gihe yari bupfe mu gitondo
ngo yari aryamye asinziriye, ngo ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana, ariko ngo isengesho rirazamuka rigeze mu ijuru, marayika aramanuka. Marayika amanutse, icyamutangaje yari azi yuko ari busange Petero swata ari gusenga cyangwa ari guhangana n'iminyururu, ariko icyatangaje marayika ni uburyo yahageze agasanga Petero wasinziriye azapfa ejo. Ni ikintu yamukoreye ni ugukoma mu mbavu, akoma mu mbavu, aramubwira uti byuka n'ingoga, amusubiza ibyo yavanywemo kugira ngo agende. Wibaze ko uzapfa ejo ukaba urasinziriye. So ni icy'ingenzi yuko wowe wiswe ko ufite uwo muhamagaro, wowe wiswe ko ufite uwo muhamagaro, ni icy'ingenzi yuko mu mibereho y'ubuzima bwawe ukwiye kumenya ibyo umuntu yuzuza. Ntuhuruduke ngo kuko ngo yavuze ivugiye aha ariko isohoreza hariya. Yabwiye Abisiraheli uburyo bavuye muri Egiputa ngo bavuyeyo bagonze ijosi, ariko hari imyaka yaciyemo igera muri 40. Abenshi urabizi ntibabanabashije kugerayo kubera iki hagati y'aho Imana ivugiye n'aho isohoreza abantu bamenye ko habamwe urugendo. Kandi nindamuka ubu nujujwe Joel akubwira ngo Imana ikugize depite, ukibuka ko nta diplome ugira, mu gitondo cya kare ushaka ikaramu n'urupapuro usubire mu ishuri ujye kwiga, kuko kuba diplome kuzaba depite ntibizaba ari uko Imana yabivuze. Uzuzuza ibisabwa, noneho nukompeta baguselektione, niba uri gukompeta Joel ahinduka umudepite. Ariko niba nta diplome ugira hakaba hari ibintu tujuje, tuguhanuriye siko navangiwe, ibyo bintu byari bikuriho, uwo mwuka wari ukuriho, ariko kugira ngo ubewe hari ibyo wuzuzwe. Kuba bikuvuzweho, kuba bigize gute, umuntu abikinwa en puissance mais en acte atarabacyo. Nicyo nabivugaho. Rero ni icy'ingenzi ko ibi turi kuvuga ari ukugira ngo uvuge ngo ni iki gikwiye kubonana n'Imana, bica mu zihe nzira. Mbese kwigishwa nakigira he ngo ntegurwe kubona ibi byangombwa ibyo ari byo byose. Nawe ngewe ubu ndangiza muri maîtrise, narangije mu bisanzwe bigendanye na diplomasi, ariko na Bibiliya mbirangije nayo ari muri maîtrise. Nawe natatse muri doctora ya Bibiliya, nitegura kuzayatakisha na doctora yo mu buzima busanzwe. Ariko ikindi igituma ngira gutyo nuko intumwa ikwiye kuba yarigishijwe. Mbishyireho mbishimangire, muzasome Bibiliya, ntago Imana ihamagara injiji, ntikoresha injiji. Pastor, ni byiza cyane. Murumva ko turi kuganira n'uyu mukozi w'Imana, ikiganiro kiryoshye cyane. None tugana ku musozo rero, uratwibutsa ibyo ngibyo, izo condition ebyiri z'intumwa, ariko nka echantillo yo gutegura ikiganiro cy'ubutaha ushobora gusita gusa udasobanuye byibuze 3 na 4 ukazabiheraho mu gihe kizaza. 3 nyuma yo kugira ibyanditswe bitewe no kwigishwa no kuba mu rundi rwego, tuzasobanura ikintu cyitwa uburyo intumwa igomba kugira umwuka uri hejuru. Umwuka w'Imana ugomba w'intumwa ugomba kuba uri hejuru. Tuzagerageza kukibasobanuriraho ku mwanya wimbitse, tukinumvikanishe, tuzagisobanura. Ikindi, intumwa igomba kuba ifite eglise ya nakita ngo neglize locale yatangiriyeho, yagize gute. Kubera iki intumwa igomba kuba ifite ahantu yatangiriye, ifite eglise locale, biturutse kuki? Ku mpamvu tuzasobanura, kuvanamo experience na eglise izagufasha kuba aho wagiye gutangira. Kuko aho ugiye gutangira utazwi, utagize gute, hari ubuzima ugomba kubuhaba nk'intumwa. Intumwa impamvu igomba kuba ifite bene iyo eglise, nzagerageza gusobanura role y'iyo eglise, ikimara mu mwuka w'intumwa n'ikimara aho yagiye. Ibyo bintu iyo bitahari, ntago nanone uri bwongere uzamenye yuko bitari ni cyangombwa utujuje. Ubwo bine rero ni uratangira icyambere utwibutsa 2 3 4. Icyambere nabashije kuvuga nuko intumwa ikwiye kuba yarabonye Yesu mu mwimerere w'ijambo, ikamutuma ikamwohereza. Icya kabiri nabashije gusobanura, intumwa ikwiye kuba yarigishijwe. Icya gatatu, intumwa ikwiye gutunga umwuka uri hejuru, itabasha kureba uko abandi bareba, ireba ibintu bishobora kuba byaba hejuru
yabyo. Kandi tuzagerageza gusobanura nuko intumwa ikwiye kuba ifite eglise locale, ifite itorero ry'ibanze yatangiriye. Bakunzi ba Iyobokamana TV, tubararike kuzakurikira iki kiganiro hazaza. Tuzagaruka tuvuga n'ubundi kuri kondisiyo zireba umuntu kugira ngo abe intumwa. Ubwo tubaye tubahaye bibiri, kandi ngira ngo uyu mukozi w'Imana bisobanuye neza cyane. Pastor, hari uwashaka kukuvugisha agira icyo yakubaza kuri ibi bibiri watangiye usobanura, cyangwa agushaka no mu bundi buryo butandukanye, waduha nimero ya telefone ubundi tukaza tugana ku musozo. Telefoni yanjye ni 0788 25 58 74. 0788 25 58 74. Abari hanze y'igihugu cyacu wongeraho guteranya 25 nk'uko bisanzwe. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro, kandi turabashimiye Iyobokamana TV ku murimo utangaje mukoro kugira ngo abantu bayoboke Imana nk'uko mubyitirirwa. Mbibutse ko ni rimwe nigeze mvuga ngo inyito ntage iduha umurimo, ahubwo umurimo utanga inyito. Rero iyi mirimo mukora tubibutse ko ari ituma mwitwa Iyobokamana, ntago Iyobokamana ari izi. Unadukebuye nyine mugani w'abantu bajya barekarama, arije najyaga nzanaho n'ibindi bisa n'ibigira, ariko ubwo nsubije muri systeme neza. Nicyo ntabura izina ry'Iyobokamana ndihabwa nuko ariko nitwa, ariko ikinyamakuru cyitwa, ahubwo ngihabwa n'ibyo gikora. Ibyo gikora nibyo ni icy'ingenzi tutabura kuvuga gutyo. Turabashimiye rero ku murimo utangaje utumye abantu benshi babasha kwiyegurira Imana no kuyiyoboka no gusobanukirwa byinshi bitandukanye. Nanjye nge tujya tuva hano tumaze kuvuga nkabona izindi telefoni zibashije kumpamagara, kandi nkazumvamo ko bari bafite gahunda yo kubaza ngo basobanukirwe ikintu, bave kuri kimwe bagere ku kindi. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, muhabwe umugisha. Noneho ahubwo bakunze Iyobokamana TV, uwashaka wenda kugira ikibazo uyu mushumba twazamubaza muri ubusesenguzi bw'ibi bintu turimo by'intumwa, n'ubundi yabyandika muri commentaire, ashobora kutwandikira aho ngaho. Haba hariho nimero, nawe ubwe yabahaye telefone ye. Uburyo bwose mushobora gukoresha twabikurikira, kandi turabibutsa gukora subscribe ku Iyobokamana TV, ndetse wanabona ikiganiro nk'iki ngiki ukagisharinga kugira ngo kigere kuri benshi. Ubundi ijambo ryawe riravuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana imigisha y'Imana. Uko uyu mupasiteri watanze ikiganiro ahabwa imigisha, niko nawe uhabwa. Uko uyu munyamakuru wacyaprodinze cyangwa wagitunganije ahabwa umugisha, n'umukameramani bose bahabwa umugisha. Nawe burya uhita ugendera muri iyo ritime uhabwa umugisha n'Imana. Imana iguha umugisha, kuko imirimo dukora umugisha, nta mugisha w'ubuntu ubaho. Nta mugisha w'ubuntu ubaho, umuntu arawukorera Imana ikawumuha. Yesu abaha umugisha, kandi muhabwe umugisha n'Imana. Kadusenga Imana. Nyagora ku ngoma Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, witwa ndiho, witwa rubasha. Iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Turagushimiye kubw'uyu mwanya waduhaye kwiyobokamana ngo tuvuge ibyanditswe byawe, kandi tunatangaza imbaraga z'Imana. Reka izina ryawe rirusheho kwamamara binyuze muri iyi televiziyo waduhaye. Ganza, tegeka, rema, ubaka. Uyu muntu ugize amatsiko yo gukomeza yumva ibingibi, nawe kandi n'ufite uyu muhamagaro n'utawufite, turakwinginga ngo ubiyereke bagere ku gipimo cyo kubonana nawe. Ndaguhendahenda ngo imbaraga zawe zibatwikire, ubutsinzi bwe bubatwikire, kandi ibi tuvuga ntibibe byiza ku shusho gusa, ahubwo ubisukemwe ubuzima, bigire byinshi bihindura mu mico n'imyitwarire, maze izina ryawe ryamamare. Urakoze kuri Imana ya hose na kure, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Shalom, shalom.